Imana isubiza ibyo tuyisaba, iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Imana isubiza ibyo tuyisaba. Uyu murimo wawugezemo umuhe mwaka muri Chorale Bethel? 1996. Azi Bethel uyu muntu bagukomeye amashyi kandi ko kurabikwiye. Ngira ngo perezida karame ngira ngo bigutera ishema iyo wicaranye n'umuntu nk'uyu muri Chorale uyobora uyu munsi cyane rwose, kuko urumva yinjiyemo Chorale maze imyaka 2 gusa. Yego, yinjiyemo Chorale maze umwaka umwe ahubwo. Yego, mufite nk'abaririmbyi bangahe muri Chorale batangiranye nawe muri icyo gihe ubu bakiyirimo kugeza ubu? Haleluya, haleluya, Uwiteka waratwumvise. Haleluya, 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 Uwiteka waratwumvise. Umvise amaganya yacu, ndetse umva no gutaka kwacu. Umvise amaganya yacu, ndetse umva no gutaka kwacu. Ntiwirengagije kwinginga k'ubwoko bwawe, Mana waratwumvise. Ntiwirengagije kwinginga k'ubwoko bwawe, Mana waratwumvise. Imana isubiza ibyo tuyisaba, iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Imana isubiza ibyo tuyisaba, iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Ihaza kwifuza kwacu. Haleluya. Amen. Oh mana yanjye, sinzi mushobora kuza gutekereza ko uyu munsi nasuye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, ariko ndagira mbabwire ko atari byo. Kubera iki? Indirimbo ukuntu igiye, ukuntu iririmbitse, ubwitonzi bwinshi, controle y'amajwi, nyine ni nka babene wacu tujya twita ngo ni ambassadors, ariko sibyo. Mbafite surprise uyu munsi ikomeye cyane. Nasuye abaririmbyi bakora umurimo w'Imana ku rwego rushimishije, kandi Imana imaze kugiraho ivana, imaze no kugiraho igeza, ariko kandi barifuza no kugera ahandi, kuko muri ibyo yaravuze ngo saha gusa ari ntari tugomba kuzagera. Nitwa Bikemo, turamenyeranye mu biganiro byinshi bitandukanye. Nibutsa abantu ko iki kiganiro cyacu ikiganiro gica ku mateleviziyo menshi atandukanye kubw'impamvu z'ubutumwa bwiza cyangwa inkuru tubazaniye. Ndi hano, ndi ahantu nicaye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, itorero rya Kamembe, ADEPR Kamembe, ADEPR Burunga, nimvuga gutya benshi niho bita ko mubyumva cyangwa mubishyikira. Ndi kumwe na Chorale imaze kubaririmbira neza, ni Chorale yitwa Bethel, ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR hano nyine Kamembe kuri paruwase ya Burunga. Nibyo, ni paruwase, ni ururembo, ni paruwase. Murakoze. Ururembo n'urwa Gihundwe, paruwase ni Kamembe. Paruwase ni Kamembe. Aho niho turi tugiye kuganira n'iyi Chorale. Batangiye bavuga ngo haleluya, ni Imana ikomeye. Tubafite byinshi tuza kuganira muri iki kiganiro, kandi barakomeza no kudutaramira, kuko ntitwaba turi kumwe n'abaririmbyi ngo batugendane nyine bataturirimbiye, kandi byatangiye. Dufite umugisha rero. Kambanze mbibutse ikintu kimwe. Iyi Chorale Bethel yateguye igikorwa cyitwa Bethel Week. Ngiye byarantunguye cyane, sinsanzwe mbibona mu makorali ahantu henshi tugenda. Nahise numva Bethel Week, ni icyumweru cya Bethel, ni icyumweru kivuga butumwa muri Bethel,
nahise manuka rero mva i Kigali ndavuga ngo reka njye i Rusizi kureba Bethel weekend no kumva iby'iyo nkuru no kumenya impamvu y'iki cyumweru cyitiriwe Bethel icyo bagamije byose rero tugiye kuza turira mu iki kiganiro. Ndagira ngo rero ngira umugisha wo kwakira umuyobozi wa korali kugira ngo atwibwire, narangiza kutwibwira adupresente aba bantu bicaye hano. Nkeka ko Bethel ari itsinda rigari cyane, ariko haje abari kuri presenta muri aka kanya. Perezida, ibyo mvuze se nibyo? ibyo muvuze nibyo. Yego, muratwibwira, mwibwire n'abadukurikiye. Murakoze, mbanje kubasuhuza mwese abadukurikiye, iteka Imana ibahe umugisha. Amen. Nitwa Nshuti Marite, ndi umugabo, ninjye muyobozi wa Chorale Bethel, ibarizwa ku itorero rya Bethel, paruwasi ya Kamembe, ururembo n'urwa Gihundwe nk'uko twari tubivuze mu kanya. Yego. Iri ni itsinda rero ritoya ryatoranyijwe muri iyo korali kugira ngo ribashe kubana n'amateleviziyo uko mwabivuze atandukanye, harimo IYOBOKAMANA TV, Iyogezabutumwa TV n'izindi. Yego. Hanyuma rero turi kumwe na bake nk'uko tubivuze haruguru muri Chorale Bethel, kandi twishimiye kubana namwe abadukurikiye, kandi tunashimira abanyamakuru badusuye. Ngira ngo rero nk'uko mubibajije, ni itsinda ririmo abaje kera, Yego, ariko kandi n'abaje vuba. Yego. Numva rero ibyo byiciro byose birimo. Ninjye muyobozi, birumvikana ndi kumwe n'abandi bo muri komite, turi kumwe n'abandi kandi batari muri komite bo muri korali rusange. Ni korali rero yatangiye mu 1995. Icyo gihe yari igizwe n'abaririmbyi 13. Itangira ari korali y'icyumba, icyumba cyitwaga Burunga. Izina Burunga nk'uko mwabibazaga cyangwa mwabivugaga naho ryaturutse. Icyumba cyabarizwaga muri aka kagari ka Burunga. Yego. Ahangaha urusengero rwubatse ni mu kagari ka Burunga. Yego. Icyo cyumba rero cyitiriwe Burunga bitewe n'utugari ni mu buryo bwa leta, ariko kiza guhinduka kiba n'umudugudu. ADEPR yari itarabihindurira amazina. Umudugudu wabarizwaga muri paruwasi ya Gihundwe. Uko itorero rigenda rikura ritera imbere rero, ryaje guhindagura amazina. Ubu rero twiswe itorero rya Bethel, paruwasi ya Kamembe, ururembo rwa Gihundwe. Nyuma y'uko hari icyumba haje kuba itorero, nyuma y'uko haba itorero ariko icyo gihe byari umudugudu haba paruwasi. Korali rero nayo yakomeje itera imbere uko itorero ryateye imbere. Korali nayo yateranye imbere n'itorero, yazamukanye n'itorero, yakuranye n'umudugudu, iriyongera. Ubu dufite abaririmbyi 93. Bavuye kuri 10. Bavuye kuri 13 tumaze kuba 93. Mperura amagabo mikrofone gato. Uriya wicaye hariya, ndifuza ko buri wese agenda avuga izina rye n'icyo ashinzwe muri korali, ntacyo bitwaye, mu masegonda 5. Murakoze cyane. Ngewe mubona uyu nitwa Habiyambere Alex. Habiyambere Alex. Umurimo ushinzwe muri Chorale Bethel, ndi secrétaire wa Chorale Bethel. Urakoze cyane. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Deborah Nema, ndumuririmbyi muri Chorale Bethel. Umuririmbyi uririmba neza cyane. Murakoze. Nanjye nitwa Ombeni cyangwa se Jideo, ndi umuyobozi w'abacuranzi kandi nkaba n'umucuranzi nanjye. Yego. Murakoze. Umuyobozi w'abacuranzi Ombeni akaba n'utunganya amajwi ndetse n'umuziki. Ndabizi ko uri mu producer mwiza cyane. Murakoze. Nitwa Nyirakamondo Donatira, nkaba ndi umuyobozi w'ababyeyi muri Chorale Bethel. Asante. Haleluya. Amen. Nitwa Shirimpumu Simeo, ndi umugabo uri muri Chorale Bethel, ndi umujyanama ariko ushinzwe discipline ya korali. Yesu abahe umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, naye ndi umugabo
ikindi ndi umujyanama muri no korali nkaba nshinzwe imibereho myiza y'abaririmbyi. Murakoze. Asante. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Ndayisaba Damascene, kora umurimo w'Imana muri Chorale Bethel, nkaba ndi umutekinisiye muri Chorale Bethel n'umusawunderi. Amen. Imana iduhane umugisha. Amen. Aha, ni Imana ikomeye. Kakandi mugasubiramo gatoya cyane mbabwira ikindi kintu ugiye gukora. Hari n'undi utarivuga. Yego. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Jules Ndayisenga, ndi umugabo ushinzwe imiririmbire muri Chorale Bethel. Amen. Ni Imana isubiza ibyo tuyisaba. Haleluya. Iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Imana isubiza ibyo tuyisaba. Iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Wow. Biraryoshye cyane. Ni uko nyine tuza kubigenza, ni ikiganiro, turajya tugenda tuganira, turajya tugenda dutarama, turi kumwe n'abaririmbyi. Nabibabwiye, ntabwo twaba turi kumwe n'abaririmbyi ngo tuganire gusa tutaririmba. Ngo ni Imana isubiza. Ndifuza kumenya umuntu muri iyi korali, muri aba twicaranye, waba warabonye no korali iri gutangira, igatangira areba uwo muntu udashaka kuganira nawe, niyo yaba yewe yaraje nyuma y'imyaka 3 itangiye, uwo nawe rwose yatangiranye nayo. Aha, azi ko nanjye nangiye kumufora. Nanjye numvaga umwuka nyemeza ko ari uyu, kuko uyu musaza ushinzwe sound, nanjye mu gihe nageze muri Gihundwe nko mu myaka 10 ishize, reka mvuga iyo mike wenda, namubonaga hano mu murimo w'Imana, namubonaga hano muri migiseri mu byuma. Rero numvaga nanjye umutima unyemeza ko ari we. Amakuru ni meza. Uyu murimo wawugezemo umuhe mwaka muri Chorale Bethel? 1996. Azi Bethel uyu muntu. Bagukomeye amashyi kandi ko kurabikwiye. Ngira ngo perezida Karame. Ngira ngo bigutera ishema iyo wicaranye n'umuntu nk'uyu muri korali uyobora uyu munsi. Cyane rwose, kuko urumva yinjiyemo korali maze imyaka 2 gusa. Yego. Yinjiyemo korali maze umwaka umwe ahubwo. Umwaka umwe. Yego. Mufite nk'abaririmbyi bangahe muri korali batangiranye nawe muri icyo gihe ubu bakiyirimo? Kugeza ubu abaririmbyi batangiranye nayo dusigaranye n'umwe witwa Nyiraruhanga Perusi. Urumva rero umukurikira ngira ngo ashobora kuba ari uyu muntu. Kironda mfura. Come on, hamuze. Chorale Bethel mu 1995 ibiratangiye. Cyari igihe kitoroshye mbyibutsa abantu. Cyari igihe kitoroshye, nimvuga igihe kitoroshye umunyarwanda dukurikira ahita byumva. Cyari igihe abantu bangiritse mu mitima, bafite ihungabana. Gukora umurimo w'Imana icyo gihe byari bigoye. Kumva ko umuntu ari kuvuga ubutumwa bwiza, hari abantu baguye mu nsengero muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Kubona umuntu wundi uje kuririmba no kubwiriza muri 95 mu mitima yari hari, ndagira ngo ntibyari byoroshye. None muri icyo gihe kitari cyoroshye cyo igihugu cyacu cyari kivuye mu bihe bikomeye bibi mu mateka yaturanze nk'abanyarwanda, umurimo w'Imana wari wifashe ute muri iyo myaka? Ni iki cyabashoboje kuwukora mukambutsa ubutumwa hagoye? Murakoze. Ntabwo byari byoroshye muri icyo gihe, kuko ni igihe cya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Abantu benshi bari barahunze, baragiye hakurya muri Kongo cyane, harasigaye abantu b'imbarwa cyane.
n'abari basigaye bari bafite ibikomere mu mitima yabo. Yego. Kubana nabo byari bigoye cyane, ariko Imana yaradufashije. Yego. Imana yabanye natwe. Yego. Ko twari turi mu cyuma cy'amasengesho dusenga, muri uwo murimo Imana yagiye iduha amasezerano, iradukomeza. Iduha imbaraga, turakora, dukora umurimo muri icyo gihe. Ikitwa ko yari korali y'icyumba. Yego. Twari tarahabwa izina. Yego. Sina twaje kuribona nyuma mu myaka irenga hafi 5, nyuma y'imyaka 5. Yo. Iri hejuru yaho duho twabonye izina rya Beteli. Ko icyo gihe twajyaga dusenga Imana, tukayisenga kuwa 4. Wari umunsi wa kuwa 4 wa korali kugira ngo dusenge. Kuko basengaga umuseke bavamo bakataha, korali kazi gakora gahunda yo kuwa 4. Umuseke ni burakeye ni bature ku badukurikiye. Hari abatakumva umuseke batese ni wa museke bahinga. Ni bature, come on. Muri icyo gihe rero Imana twakomeje gukora umurimo w'Imana, turirimba dukubita ingoma y'uruhu. Imana iradufashije dukomeza, ariko Imana igiye iduha amasezerano. Yego. Kuva icyo gihe amasezerano Imana yaduhaye rero namagingo nangari yo twicayemo. Yego. Kuko ibyo Imana yagiye itubwira byose byarasohoye. Wow. Ubu wowe wicaye mu bisubizo, ubu bireba ukavuga ati sha ibyo byuma murimo bashamwe abahungu mwe twabisengeye muri burakeye dukubita akagoma. Wow. Ubwo rero aya mateka araryoshye, njye ndumva ndi gufasha. Hari tutaragera kuko hari ibyo yavuganye natwe, kandi turacyabitegereje tuzabibona. Nibyo. Ibyo biraza kujya mu migambi ya korali, hari aho tuza kubireba mu migabo n'imigambi y'ibyo korali iteganya kugeraho. Tukavuze menshi rero. Yego. Ye nabaje gashima Imana kuko Imana yaguye umurimo wayo. Yego. Yaguye umurimo wayo, izana abakomeye n'aboroheje mu murimo wayo, izana bize, izana abacuruzi bakora ku mafaranga. Imana yatugiriye neza. Urumva rero ibyo byose yagiye bidusezeranya ko izatuzamura. Ese ubwo nk'icyo gihe umuntu muri mwari ukomeye n'uwakoraga iki? Bon, navuga yuko mu bantu bari bakomeye bari ntabo. Mwese mwari mworoheje. Twari inzahari. Mwari inzahari. None ubu mwabaye inzahuke. Kuko ubonye amafoto yacu ya kera. Yego. Ateye ubwoba. Yego. Ariko Imana ishimwe. N'amafoto noneho yanyu aravuga. Oh mana we, ndishima cyane. Iyo mpuye n'umuntu nk'uyu wakoze umurimo w'Imana muri icyo gihe, ngira ngo n'amateka amakorali yose abafite amateka. Hari na korali ingenzi yanyu y'igihundwe yitwa Betania. Ngira ngo mwakuze ariyo mureba hari banza bo baravutse mbere ya Beteli. Nibyo? Nibyo. Niba ntibeshye. Ubundi naringe no kubikubaza muri icyo gihe, iyo myaka 97 na 6 no muri aka gace nize korali zari zihari. Icyo gihe nta midugudu yabagaho. Urusengero rwari ruriho rwari igihundwe. Ko rwari ruriho icyo gihe. Yego. Aha rero cyari icyumba cy'amasengesho. Nyuma yaho niho hagiye havuka aya matorero yandi, kuko habaga igihundwe ariyo torero ryacu twabarizwaga. Naho twajya tujya gusengera ku cyumweru, ariko mu miseke tugakorera aha ngaha. Kugeza igihe rero Imana ije kudutera iteka. Amen. Batwemera ko igihugu tuzaturirimbira. Tukazamura akagahuma kacu n'imirishyo tukagira ndabona ndi kubareba. Tukakubita ingoma yacu, tabaducurangiraga icyo gihe. Twakubitaga ingoma yacu tukanezerwa, tukuzura umwuka wera. Imana igahabwa icyubahiro. Hari ikibazo nza kukubaza, buretse mu kanya hari ikibazo nibikenza kukubaza cy'umwuka kiza gufasha abantu cyane. Ndashaka kuza komporiza korali Beteli. Okay, nushaka ntubigire Beteli gusa, umurimo w'Imana mw'iyo myaka no mw'iki gihe. Ndashaka kuza kumpa image ebyiri z'ibyo bintu. Mama, fashe no mikrofone. Ndifuza kumenya iyi korali wayimenye ryari? Murakoze. Iyi korali nayimenye igitangira, kuko ngewe ntuye aha hafi, naha nasengeraga. Yego. Itangira rero nararebaga muri ya myaka.
95 bajya kuririmba igihundwe, twebwe twari abakristo basanzwe, hanyuma tukajya tujyana nyine nabo tugiye gusengera igihundwe, kuko niho itorero ryari riri, tujyana nabo. Ariko ntitwaririmbaga icyo gihe. Ntimwaririmbaga. None waje kwisanga muri korali gute? Ni iki cyagusunitse cyangwa ni iki cyagukuruye ukavuga ati iyi korali mpora-merekeza igihundwe n'akagoma, none ndashaka kuyiririmbamo? Wayigezamo mu muhe mwaka? Ni iki cyagukuruye kuza muri korali? Murakoze. Icyo gihe twari abakristo basanzwe, tureba uburyo baririmba, hanyuma natwe tukajya tugenda tugira ishyaka ry'umurimo w'Imana rigenda ridufata, uko tubona bagenda bavuza akagoma, buzura umwuka wera, natwe tukumva tubyifuza. Hanyuma mu myaka twamaranye rero tureba uko baririmba, ngewe ninjiye muri Chorale Bethel muri 2017. 2017. Kwatinze. Wayimenye kera utinda gutanga kandidatire, ariko ubwo cyari cyo gihe. Urakoze cyane. Aha, Perezi. Chorale Bethel birumvikana ko mutatangiranye mu byo numva. Ntabwo twatangiranye. Yego. Noneho uyisanzemo, ugiriwe n'icyizere n'ijuru ndetse n'abantu cyo kuyobora umurimo w'Imana. Wowe kuri wowe hari ryari kwinjira muri iyi korali? Ni iki cyatumye ugira ishyaka ryo kutinjira muri Betaniya, mu zindi korali zari ziri hafi aha n'izindi zitandukanye zo kurwanya, ngira ngo naho zirahari, ku nkanka nayo hose, kuvuga ngo ngomba kuba muri Bethel? Cya kintu cyagusunitse ukumva ari aho ugomba kuba, nicyo nifuza kumenya none tuganire. Murakoze, ariko mbonye uyu mubyeyi ngo hari aho yibeshye. Yego. Reka asubire mu mwaka yinjiriyemo. Nta kibazo. Murakoze. Ninjiye muri 2007. Urakoze cyane. Murakoze. Nanjye naye nabaje ati kuki watinze cyane kwinjira? Murakoze cyane. Yari kuba yarakabije gutinda. Yego. Twere ntabwo nakabije, kuko aho nari nimutse mu gafunzo kitwaga Gafunzo. Yego. Nari mvuye ku itorero rya Gabiro. Nageze hano Kamembe 2004. Hanyuma muri 2004 ntabwo nahise ninjira muri Chorale Bethel, nabanje gutoza korali y'abana no kuba umukristo usanzwe ukora nibature uba mu masengesho, ngakurikirana korali y'abana. Yego. Chorale Bethel rero irambenguka, njyamo muri 2006. Nicyo gihe rero nagereyemo, urumva ko nayinjiyemo imaze igihe kitari gitoya, kuva 2010, kuva 1995 kugera muri 2006, urumva ko hari hashize imyaka 11 ndibwira. Yego. Murakoze. Yego. Urakoze cyane. Aha, nshuti bakunze mudukurikiye, turimo turaganira na Chorale Bethel, kandi ikiganiro cyacu ntabwo kiza kuba kirekire. Twumvisha Chorale Bethel uburyo yabayeho 95 bakora umurimo w'Imana, harimo ababirebaga n'amaso yabo, n'ubu bakiri muri korali. Twumvise byinshi bitandukanye, amateka y'abaranze, uburyo bakoze umurimo w'Imana, n'akagoma kuruhu bagakubita, ariko bagahimbaza Imana bikaryoha ndetse bigakunda. Aha, tugiye kuza none turebe ishusho ya Chorale Bethel y'uyu mwaka, y'iyi myaka turimo, n'ishusho ya Chorale Bethel igihe tuvuyemo. Ibyo ngibyo amateka ya Chorale Bethel twayumvise kuri uyu mwene data. Noneho turaza kureba duhereye mu rubyiruko. Muraho uwo mukobwa mikrofone, ni umukobwa cyangwa ni umumama nkaba mupfobeje ngo mfukame nsaba imbabazi? Ni umukobwa ushima Imana. Uyu munsi ngira ngo muri ya myaka yanyu ntabwo abantu babyiganaga b'urubyiruko kuba mu murimo. Icyo gihe mwari urubyiruko plutôt, ariko abo mwabanaga b'urubyiruko bamwe barashaje, ngira ngo kuko hashize igihe, abandi baratashe, ngira ngo abandi bashobora kuba batakiri muri korali, ariko mwari mufite amasezerano ko muzaguka. Bavuze ngo mwatangiye muri 10
13. None uyu munsi Chorale Bethel igizwe n'abantu 95, 93. Wowe uracyari urubyiruko, ni gute wamenye Chorale Bethel? Wayisanzemo gute? Kabiri, ni iki Chorale Bethel kumariye nk'umukobwa abandi bakobwa bakungukira ku iyi korali baramutse bayiririmbyemo? Murakoze. Ntabwo menye Chorale Bethel hashize igihe kinini, ariko kugira ngo nyinjiremo, cyangwa icyambere nari ngisubije, kugira ngo nyinjiremo numvisha ariyo korali Imana inyoboye gukoramo umurimo w'Imana muri icyo gihe, kuko ngiye kumara hari imyaka 2. Hanyuma ikintu imariye, nabaye muri korali zitandukanye, ariko ni korali nyine indera nk'urubyiruko, discipline n'iki n'amahame ya korali y'icyo gihe agenda ahinduka bigendanye n'uko imyaka igenda, nayo yigira imbere. Ni amahame by'ukuri ya discipline ikomeye no gusenga Imana. Rero biramfasha nk'urubyiruko. Nikimariye cyane, irandera. Ndi muri Bethel mba numva nyine ndi mu mwanya ngomba kubamo, birandinze, mbega ni protection mfite nk'urubyiruko kandi nk'umwana w'umukobwa. Murakoze cyane. Yego, umwana w'umukobwa. Aha, biraryoshye. Ni Imana ikomeye. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya, Uwiteka waratwumvise. Haleluya, haleluya, Uwiteka waratwumvise. Wumvise amaganya yacu, Amen. ndetse umva no gutaka kwacu. Wumvise amaganya yacu, ndetse umva no gutaka kwacu. Wow. Niza ku iyo mikorofone muze nyine utubwize ukuri nyine kumwe ko ku mutima, ukurikije uko mwaririmbaga cyagiye muri ya myaka n'uyu munsi wa none. Ese wumva hari itandukaniro ririmo? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Urumva ko icyo gihe iyo twajya kuririmba bavuga ngo ni korali y'icyumba. Yego. Urumva nta zina twagiraga, kandi nta ndirimbo twagiraga yacu. Indirimbo zose twazitoraguraga, utuzana indirimbo zose tugafata. Yego. Tukaba tubonye agashya. Utuzana indirimbo tukafata uwo niwo muntu. Yego. Oya, navuze tuvugisha ukuri kose. Tukaririmba indirimbo wajya kumva nk'ubarigiye niye kujya tugiye icyarwa cyo kuva numva indirimbo twaya turirimba. Se burya ni indirimbo icyarwa nibo bayiririmba hari Butare. Yego. Nibaza ukuntu twaya turirimba, kira ngo nubera n'umuntu wayihimbye. Hari nabaza bakatubeshya ngo indirimbo ngo ni iyanjye. Yego. Aho twajya kuririmba. Aha, icyo buretse gatoya. Icyo kintu kibaho mu makorali. Hano turi ni Kamembe. Hakaba ari nk'umuntu wo mu Gafunzo wumvise indirimbo y'Imukoma, sibyo? Yahitinze mwako gace, Imana ikamutera iteka kaza akisanga ari kubi Kamembe, agahita aza muri korati, mfite indirimbo nshaka kubaha nk'akado. Agatangira akigisha ya ndirimbo y'ahandi Mukoma, akayigisha abantu ba hano. Ngira ngo ni kamakorali ya kera yakuze yiba indirimbo z'abandi cyangwa zipirata, bikarangira bamwe bashatse no kugira tandanse kuzijyana muri studio. Ndaza kugira impungenge, ibyo ndaza kubibaza wenda dirije niba ibyo bintu bitakiriho. Donc mwabayeho mwiyeranje muririmbi izarizo zose mubonye. None uyu munsi bimeze ute, ubyumva ute? Muri icyo gihe twari dufite ubuyobozi watuyoboraga wa mbere, ubu ngubu ashobora kuba ari Kigali, watangiranye n'iyo korali, ubu atuye mu murwa wa Kigali, niho ari.
ariko nyuma uko twagiye Imana igenda dutera iteka tugenda tuzamuka, abayobozi bacu ndashima Imana cyane kandi nanone ndabashimira ko hari indirimbo basanze turirimba atari zo za kera. Wenda umuntu akaza nko muri korali ahitinga akavuga ati koko reka mbaka aririmba, ariko ndashima ubuyobozi bwacu ko ibyo bintu babikuyeho. Ntibagipfa kuza ati mufata aka kantu kari kumfasha, kuko hari gurupe ishinzwe iyo gahunda komisiyo mbega muri make baraguze kukubwira ababishinzwe. Urakoze cyane. Dirija, amakuru ni meza. Urakoze cyane. Reka tuganire na dirija noneho kuri iyi ngingo tugezeho iramureba cyane. Ese ni iki kikwemeza uyu munsi ko iyi Chorale Bethel batacyakira indirimbo mu ubwo buryo, ku buryo mushiduka uri gutoza Bethel zitari izabo kandi uzi ko ari izabo? Murakoze cyane. Muri make ikibinyemeza nuko zikorwa mpari mbyibonera. Nahibereye ako kantu niko ati indirimbo yigishwa nzi uko yahimbwe, aho nyine aransubije ntacyo narenzaho. Chorale Bethel ifite uwe mwihariko wo kuririmba par rapport n'andi makorali? Ese inganzo yanyu, ubutumwa mugarukaho kenshi mu ndirimbo zanyu nobuhe, kubera icyo aribwo mugarukaho? Murakoze cyane. Iyo turirimba cyangwa se iyo Chorale Bethel iririmba, akenshi iririmba ihamagarira abantu kuza kuri Yesu, ivuga ubutumwa mbese bwo kwihana kugira ngo abantu bakizwe. Ariko kandi si ibyo byonyine gusa, no gutazira Imana, mugani w'Abarundi, cyangwa se gushima Imana, kurata Imana, kuyihimbaza, nabyo turabikora. Hanyuma ndetse n'indirimbo indirimbo mbese zishyira abantu mu mavuta. Yego, nibyo rwose birumvikana. Mufite indirimbo nziza ziraryoshye rwose kuzumva. Turaza no kwifuza kumenya nimba abantu babona izi ndirimbo, kuko nk'iyo nanjye yanyangije cyane rwose. Ni indirimbo nziza, byerekana ko mufite urwego rwa diligence rufite imbaraga. Nka producer uririmba mu iyi korali, ngira ngo ni umugisha korali yagize wundi, kuba mufitemo producer ushobora kumva ko amajwi ameze neza, mastering y'indirimbo zanyu. Ndaza kumubaza wenda kugira ngo atange inama ku makorali yose adukurikiye, korali iyo ari yo yose yitegura kujya muri studio gusohora indirimbo, ni nk'ibiki bitatu ikwiye kubibanje kwitondera? Murakoze. Korali iyo igomba kujya muri studio gusohora indirimbo, mu bintu bitatu uvuze, ikintu cya mbere, first iba igomba kuba ifite umutoza mwiza. Uwo mutoza akaba ari we uyerekeza mu buryo bw'imiririmbire, akayitoza neza, akayigisha amajwi ku buryo, kuko wenda ubu ngubu nubwo ibintu byamaze koroha, ariko kera habagaho ikintu abaproducer bajyaga bakora mbere. Iyo wazaga muri studio utari capable kuririmba, baragusubizaga ni wazana amafaranga angana gute, barakugaruraga. Ariko ubu ngubu hari umugisha wabayeho, abaririmbyi bavuye ku rwego rumwe bajya ku rundi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nkatwe, wenda reka mvugaho ndi muri korali yanjye urugero, ubu ngubu kuva nayigeramo mba mbona ari korali nziza nagiriyemo umugisha, kandi mbona ifite n'ubuyobozi bwiza, ku buryo iyo twagiye muri studio cyangwa n'ahandi hose twajya, ubamva nyine ko ibintu byacu biba bifite imbaraga kandi donc birakomeye. Akandi kantu wenda nakongeraho, ku yandi makorali wenda dukurikira, nk'uko wavugaga, muri studio biba bisaba buriya korali kurya ubona korali yose iririmba, siko korali yose ijya muri studio. Nk'ubu twe turi abantu 93, ariko ntabwo bafata abantu 93 bose ngo bajyane muri studio. Reka gufatamo nk'ubu ngubu twe hano tugira n'abandi makorali ariko arabigira icyo bita komisiyo technique. Muri komisiyo technique no tumenyeramo abaririmbyi bashobora kujya muri studio, dushobora kumenyera ati Neema hano afite ijwi rikomeye ku buryo rishobora
enda kuririmba nka tenoro neza cyangwa se nka alto neza. Naho ngaho tumenyera rero abaririmbyi tukavuga ngo muri komisiyo tugomba gufatamo abaririmbyi 10 5 tukavuga ngo abangaba nibo baza kurepresenta korali yose. Yego. Ariko ntago bafata 93 nkuko turi twese nyine ngo tujye muri studio. Ntago byakunda. Ndumva rero ni nama nagira andi makorali yose mbere uko wenda bazajya bajya muri studio ni ugukoresha ubwo buryo. Komisiyo technique nicyo kintu gikomeye cyane nyine gifasha n'abaririmbi kuba bagera kuri iyo level yuko wenda batoranyamo abashobora kujya kubafasha. Urakoze cyane papa wanjye. Hano igihe umaze muri uyu murimo w'Imana muri Chorale Bethel, ubona ari iki yagufashije donc mu buzima bwawe bwa buri munsi uhora uvuga ati vraiment kubera Bethel meze gutya? Murakoze cyane. Ibintu Chorale Bethel yangejejeho ni byinshi kuko nanjye ntabwo yatangiye ndeba. Yego. Nanjye iwacu hari mu Gafunzo. Yego. Cyahoze ari Gafunzo ni Munyamasheke. Nza kuzi naha rero Chorale Bethel nyisangamo muri 2002. Nayigezemo ndi umusore mutoya. Ubu rero urabona ko maze kuba umugabo kandi w'igikwerere. Yego. Ibyo nibyo nkesha Chorale Bethel. Yego. By'umwihariko yarandeze mu buryo bw'umwuka, kwisanga muri uyu mujyi uri urubyiruko. Icyo gihe mu iyo myaka byari bigoye kugira ngo umusore akizwe. Nge rero bamfashe nkiri mutoya, barantoza, banyobora inzira y'agakiza, ndakizwa neza, ngomeza kubamo mbu umugabo ndi muri korali. Urumva rero Chorale Bethel ngejeje kure kandi ari mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Bethel niyo yandeze. Yego. Imana iguhe umugisha cyane. Reka twumve mwene data. Ngira ngo urubatse. Yego ndubatse. Nk'abagabo bo muri Chorale Bethel, abagore, abamama, mbega umuryango muri rusange, ubona hari icyo Chorale Bethel ishobora gufasha ingo zirimo gukomera kubera Bethel? Niba ari yego ni iki? Chorale Bethel iragifite cyane yafasha ingo zirimo. Kuko Chorale Bethel tugira amatsinda tubarizwamo. Yego. Tugira itsinda ry'abagabo, tugira itsinda ry'abagore. Muri amatsinda tujya duhura tukaganira, yaba ari itsinda ry'abagore rikaganira, yaba ari itsinda ry'abagabo rikaganira. Yego. Iyo harimo nk'ibibazo runaka ko tuba turi mu itsinda ritoya turabimenya. Nimba ari ikibazo nimba ni turi abagabo par exemple, hari nk'umugabo mugenzi wacu afite ikibazo turabimenya tukaba twamufasha. No mu bagore nabo nuko kandi nabwo hagira hari nk'ikibazo kisa nk'ikigoye. Hari ikibazo kisa nk'ikigoye. Bo ubwabo twe nk'abagore bakaba batagishobora bakizana muri komite. Mbese ugasanga ni korali mbese yubatse neza ifashanya mu buryo bwari bwo bwose. Murakoze. Imana iguhe umugisha cyane. Reka tuganire na perezida. Turimo turagenda dusatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu. Twumvise Bethel bihagije aho yavuye abayijemo uko baje, icyo Bethel Maria abayirimo mbere yuko ifasha abayikurikira. Uyu munsi noneho turi mu cyo bita Bethel Week. Umwongereza we yaravuze ngo what is Bethel Week? Bethel Week ni iki? Bethel Week ni igikorwa cy'amasengesho twateguye guhera mu mwaka w'2018. Yego. Bivuze ngo iki cyumweru turimo guhera ku wa mbere cya Bethel Week nkuko mubivuze, kibaye ku nshuro yacyo ya 5. Ni igikorwa ngarukamwaka. Ni igikorwa ngarukamwaka. Wow. Cy'amasengesho y'ububyutsi. Amasengesho y'ububyutsi. This is Bethel Week. This is Bethel Week. Thank you so much. Welcome. Bethel Week rero no kuvuga ko igisobanuro meaning ya Bethel Week nuko tuza gusenga. Ariko muri ayo masengesho tugiramo n'ibikorwa byo gufasha. Byo mw'ibyo bikorwa. Ibikorwa biba byateguwe na korali cyangwa n'itorero?
ibikorwa byose bikorerwa muri Bethel Week biba byateguwe na korali ikabisaba ubuyobozi bw'itorero ku mikoranire myiza dufitanye n'ubuyobozi bw'itorero bukaba open bukatwemerera gushyira mu bikorwa ibyo bikorwa. Mbega ibintu byiza nsabiye n'andi makorali yose we. Ibyo bikorwa rero ni ibi bikurikira. Twaranzwe no gusura abarwayi mu bitaro bya Gihundwe. Ibyo byabaye si rimwe si kabiri, tujya mu bitaro bya Gihundwe tugasurisha abarwayi ibyo kurya n'imyambaro bifite agaciro k'amafaranga ntibuka, ariko byabaga biri hejuru y'500. Byumvikane ko tutasuraga umurwayi umwe, ntiwasura umurwayi umwe hanyuma ibindi twakoze kandi ari nabyo tugarukanye gukora uyu mwaka ni ukugaburira abashonji barimo bene data bababaye, ariko ntitwibande mu itorero ryacu gusa cyangwa se kubakoresha ururimi rwo kuvuga ngo idini, ntitwibande mu idini yacu cyangwa mu itorero, ahubwo tukareba n'ayandi madini. Ibyo rero niko tubigenza. Iyo twagiye mu bitaro ntabwo dusura abakristo ba ADEPR barwariyeyo, ahubwo tureba abarwayi bababaye tutarebye amadini, tutarebye itorero. Tuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bugategura abarwayi batagemurirwa bababaye, ntabwo tugendera ku idini cyangwa itorero. Twaragarutse rero hano iwacu mu itorero, noneho dutegura ko uyu mwaka wa 2023 dutangira Bethel Week ku itariki 20 hari kuwa mbere no twayitangiye. Ubu rero turayikomeje aho tuzasoza kuri 26 ni ku cyumweru. Muri iyo concert tuzaba dufite ku cyumweru, noneho tuzafashamo barya twavuze bababaye. Nibyo naringiye kugaruka ngo kuri iyi nshuro noneho murateganya gukora iki? Murakoze cyane munyamakuru. Kuri iyi nshuro turateganya gukora icyo gikorwa cyo gufasha abababaye. Abababaye rero kubera ko korali bifite ibikorwa byinshi, twahisemo imiryango 10. Imiryango 10 dutoranyamo buri muryango nibura ufite abantu 4, ubarengeje ukaziyishyurira abarengaho, ariko umuryango utarengeje abantu 4 iyo miryango yose tuzayishyurira mituweli. Iyo mituweli rero ubwo izabihura n'abantu 40. Hanyuma twahise tunategura imyenda tuzagurira iyo miryango bifite uko byateguwe. Hanyuma dutegura n'ibyo kurya tuzahahira iyo miryango ibabaye itishoboye. Ibyo kurya rero birimo amasukari, amakawunga n'umuceri. Ibyo kurya rero byarateguwe, twashyizeho uburyo bwo kubihaha. Imyambaro byarateguwe, ngira ngo imyambaro yo yamaze no kugurwa, dufite abo twabishinze. Mituweli rero sociale niwe ubishinzwe. Hanyuma uriya mutoza akora no muri mituweli. Dufite umugisha ko dufite abakora mu nzego murakomeye. Niwe twashinze rero ko amafaranga azanyuzwa kuri sociale ushinzwe imibereho myiza. Hanyuma ukora muri mituweli de sante y'u Rwanda akaba ari we baha amazina n'urutonde rw'abazishyurirwa bose, ku buryo bizakorwa neza ku cyumweru cya 26. N'iki cyumweru tugiye kugeraho. Bethel Week rero niyo meaning, nicyo gisobanuro. Habaho gusenga ku migoroba mu mibyizi duhereye ku wa mbere, ku wa kane tukirirwa dusenga n'ubu, ejo niko bizagenda. Hanyuma ku cyumweru tugasoza na konseri. Ndumva ibisobanuro bya Bethel Week. Nicyo gikorwa, ntabwo ari igikorwa cya fundraising, ahubwo ni igikorwa cyo gusenga tugamije ububyutse, ariko tugakoramo n'ibikorwa by'amaboko byo gufasha, ibikorwa by'urukundo. Ni igikorwa nabonye mu rwego rw'ivugabutumwa, muba mwatumiye n'abavugabutumwa b'impande zitandukanye. Kuri iyi nshuro nabonye mwaratumiye umuvugabutumwa witwa Joseline, kandi nkeka ko yabahesheje umugisha. Kuki ari we mwahisemo ubu ngubu? Murakoze, niwe twahisemo kuko twagiye dukorana n'abavugabutumwa
bwiza benshi yego twakoranye n'abitwa babinguye neza Daniel dukorana n'abitwa ba Pastor Munezero barazwi twagiye tubana n'abavuga butumwa batandukanye ubu rero kuri iyi ncuro tutagiye mu mazina yabo twatumiye bose kuri iyi ncuro noneho turi kumwe na Joseline Mukatete Joseline yego turuka muri paruwase ya Gatenga yego ariko kandi ku cyumweru tuzabana na Pastor Theogene bakunda kwita inzahuki murakoze cyane murakoze aha dirija wenda tugenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu ubu Chorale Bethel bayihamagaye mu giterane bikaba ngombwa ko babasaba kuririmba indirimbo 30 zaboneka zanyu cyane rwose urakoze cyane uyu munsi Chorale Bethel izi ndirimbo nziza muririmba hari zaba zaramaze gusohoka muri studio kwa producer Ombeni cyangwa n'abandi yego dufite album 3 zasohotse wow ariko kandi hari n'izindi dufite muri studio hari projet dufitemo iminsi iri imbere turayibageza muri mu kazi kose kuzasohotse twebwe turebwa n'abantu bari ku isi hose ubu ikintu kiganiro kiri kurebwa n'abari muri Amerika bari mu Bufaransa bari mu Bubiligi byabagora gutega indege kuza kureba indirimbo 10 ese hari byiringiro twabahabo bazibona ubu butumwa bwabageraho bigakunda iyi mikrofoni yitangazamakuru yasuye Bethel ni mu rwego rwo kubafasha kwamamaza umurimo w'Imana none izi ndirimbo zibone gute yego biroroshye cyane n'ubu ngubu tuvugana bashatse bahita barara bazibonye bahita none tuvugana bazirarana babishatse yego indirimbo mwazisanga kuri channel yacu yitwa Bethel Choir ADEPR Kamembe ubwo ni izina rya channel ya Chorale Bethel Choir ADEPR Kamembe ubwo ugiye kuri YouTube wowe udukurikiye ukandikamo Bethel Choir ADEPR Kamembe ubasha kubona indirimbo za Chorale Bethel zimaze gusohoka n'iyi ngiyi mwaririmbye iriho oya yingira imiraza mwatubonjaga niyo mpamvu mutayiririmbye yose kandi nibyo basigarana amatsiko y'ibice bibiri bisigaye inyuma nshobora kuba nyihaye 3 ariko ifite 6 ntacyo bitwaye byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza aha Chorale wavuze ko ubu ngubu mufite nk'indirimbo zingahe zanyu wese timye yo tugereranyije yego zagera no muri 60 wow ni byiza cyane perezida arimo aravuga ngo zirarenga abanza arahimbye mu 10 urumva ubwo avuga ko zirenga n'umugisha ni umugisha cyane kuba Chorale ifite indirimbo zigera muri 60 mu bikorwa by'iterambere mu murimo w'Imana ni biki Chorale Bethel imaze kugeraho byo kwishimira ni biki ishaka kugeraho mu gihe kiri imbere hari umuntu kuri kino kiganiro ushobora kuba ari kureba Bethel akayikunda akavuga ati njyewe ndabagurira indege muzajya mugendamo mugiye mu ivugabutumwa undi akavuga ati ndabagurira migiseri ya digital cyangwa simbiza amazina n'ibindi bitandukanye Bethel yejo murayifuza uti dusoza murakoze dusoza Bethel yatangiye yego ko twabivuze ari Chorale idafite ubushobozi numva byasobanutse haruguru yego ariko uko yagiye yiyubaka hari urwego tugezeho dushimira Imana kuko ngira ngo icyo gihe bacuranga ingoma nk'uko yabivugaga muzehe watubanjirijemo nta bikoresho bari bafite ariko mu masezerano bagiye bahabwa n'Imana bagiye bagura ibikoresho kandi biciriritse ariko Imana igenda ibazamura natwe kuza turabasanga dufatanya nabo imishinga yo kwagura Chorale Bethel twaje rero kugenda twagura ku buryo ubu ngubu dufite ibikoresho bikaba muri miliyoni 20 yego agaciro kabyo tudashyizeho migiseri ubu ngubu twamaze kwishyura iya digital ifite agaciro ka miliyoni 4,500 bivuze rero ko nimara kugera hano
tuzaba dufite ibikoresho birenze ibya miliyoni 20. yego Bethel kandi muri uko kugenda itera imbere twagizemo n'ubufatanye bwo gufatana mu maboko, aho dufite abaririmbyi 2 twubakiye. Dufite abaririmbyi 2 twubakiye batari bishoboye. Umwe yaramaze gupfakara, yarashatswe n'umugabo witwa Marite, impanuka y'imodoka imuhitana adasize umuryango mu nzu, ariko umuryango tuza guteranya imbaraga, guhuza imbaraga, turubakira. Mu bihe byashize rero twagize n'undi muririmbyi n'ubundi dushakira nawe icumbi. Ubushobozi rero bw'ayo mazu nabwo bwavuye muri Chorale Bethel. Hanyuma aho dushaka kugera rero naho ni heza kurushaho. Mu bikorwa dukora, ikintu cyo gufatanya no gufasha, ubufatanye birumvikana ko twebwe ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Amen. Mu bumwe bwacu rero nta muririmbyi uturimo tubana tubona ko yagira ibibazo ngo turebere duceceke. Niyo ntego yacu ya mbere rero. Nyuma y'uko havuzwe intumbero dufite mu ivugabutumwa, ububyutse, gushaka abizera bashya nk'uko biri mu ntego za Bethel Week, no mu ivugabutumwa nk'uko umutoza yabivuze mu ndirimbo turirimba, twongeraho no gufatanya ubufasha ku baririmbyi, ariko no mu bari hanze. Ngira ngo twabivuze n'ubu ku cyumweru dufite abo tuzaremera. Muri ubwo bufatanye rero n'ubundi turabukomeje, aho twita ku umwe wese muri twe tukagira ibikorwa byo gufatanya, tugatabarana. Ariko nyuma y'ibyo dufite n'imishinga y'iterambere yindi twumva dushaka kugeraho, gukomeza kwagura iterambere rya korali mu bikoresho. Murumva ko hari n'ibyo twaguze biri hafi kutugeraho, tukagira n'ibyo twongeramo bitari iyo mixeri. Hanyuma tukaba dufite n'imishinga yo kuzakora ikintu kibyarira inyungu Chorale Bethel. Ni umushinga rero dutegura ko mu gihe tuzaba tumaze kwisuganya tuzategura umushinga ubyara inyungu, kandi kugeza ubu ngubu ni ibintu twahaye ku buryo uzajya utambuka i Kamembe ugasoma hejuru ati Bethel House, Bethel Hotel, Bethel Bisi, ndi kwerekwa. Yego murakoze. Mumbwire ngo ngume ibyo muvuze bitugirirweho. Bethel Airport. Ibyo muvuze bitugirirweho. Ibintu nk'ibyo rwose nta muntu n'umwe wabareba ngo abure kubaturaho ibyiza kuko murasa nabyo. Murakoze rero niyo ntumbero dufite yo gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tukagera kure. Ngira ngo mwarabibonye ko muri iyi minsi turi kuza i Kigali mu ivugabutumwa cyane, n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Dufite ubutumire bwinshi muzagenda mubona twaje, ndetse n'ahatari aho Imana izashima ko tugera hose tuzagera. Nyuma rero yo kwamamaza ubwo butumwa dufite n'iyo migambi yo kwaguka, tugakereya imishinga ibyara inyungu, kugira ngo noneho kwa kwishyura abantu mituweli, kwa gufasha abababaye, kwa gufasha abaririmbyi bacu, twubakira abadafite aho kuba, tube dufite imishinga ibyara inyungu, bitume abaririmbyi batavunika cyane. Murakoze rero, umwami abahe umugisha. Urakoze cyane, tubusangire umugisha dusabiye. Ibi bintu biraryoshye kubyumva no kureba abantu b'Imana ni beza, ariko baravuga ngo akaryoshye ntabwo gahera mu itama, ntabwo gatindamo. Ariko burya ngo imvura igwa ngo nisubira, hari ibyiringiro ko nitwongera gukenera kuganira na Bethel mu bihe biri imbere, n'ubundi muzaduha umwanya tukaganira cyane rwose. Ndaza kwifuza kumenya umuntu washaka kuvugisha no Chorale Bethel. Hari nk'umuntu, hari nk'itorero rishobora kuba riri kubareba riri muri Congo, muri Zambia, muri Belgique, mu Bufaransa, kuba ati turashaka ko natwe mudusura mu rwego rwo kuturirimbira. Wowe yabona iyi Chorale gute, uburyo bwa contact wenda? Murakoze. Mbere yuko dushimira abadukurikira, turagira ngo dutange umurongo batubonaho. Ngira ngo telefone iroroshye, kuko iyo telefone iri no kuri WhatsApp, abari kure bashobora gukoresha uburyo bwose, bwaba
ubwo guhamagara cyangwa no kwandika kuri WhatsApp. Ubwo buryo rero telefone yacu tubarizwamo natanga iyanjye ni 07 88 21 24 70. Twasubiramo 07 82 yego 21 24 70. Iyo niyo nimero badushakiraho kandi biroroshye kuko iri no kuri WhatsApp. Yego. Bashobora kutwandikira bakoresheje iyo nimero. Yego. Urakoze cyane. Niba nta kindi turenza ku byo tumaze kuganira, ndikumva twashyira ku musozo iki kiganiro cyacu. Kereka niba ari irindi tangazo twibagiwe rireba irindi cyo twakora no gushimira mwese mwadukurikiye, mukunda televiziyo zacu IYOBOKAMANA TV, mwese mukunda iyogezabutumwa, akaba ari irembo tunyuzemo kugira ngo tuganire namwe mumenye amakuru ya Chorale Bethel. Tubasabe gukomeza kudukunda no kudushyigikira kuko uwagura ubwami bw'Imana nawe izamwagura. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Natwe dushimiye Chorale Bethel. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abahindure benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Mukomeze kandi mukomere kwamamaza izina rya Yesu Kristo. Ndabizi nitutagwisari tuzasarura. Turasoza n'ubundi turirimba refure ya ndirimbo. Nitumara kwiririmba uriya mukozi w'Imana wicaye hariya ku ruhande arahita dusengera kugira ngo dusoze. Imana isubiza ibyo tuyisaba, iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Imana isubiza ibyo tuyisaba, iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Imana isubiza ibyo tuyisaba, iduha ibyo dukeneye, ihaza kwifuza kwacu. Mana data twese uri mu ijuru, tugushimiye kuko wabanye natwe kandi ko wadufashije muri gahunda turimo ikiganiro, kandi wafashije mwana w'Imana n'uwatuwe mu kiganiro kikagenda neza. None turasabye kugira ngo imbaraga z'Imana zigumye kubana natwe, kandi kugira ngo ukomeze kugenda bugera ahantu hose ku isi, kugira ngo Chorale Bethel ukomeze kuyiteza intambwe kandi ukomeze kuyizamura mu gihe gikwiriye. Mwana w'Imana ugira uzatugeza bara natwe rero ukomeze kudufasha, kandi ubuntu amahoro n'umutekano bituruka kuri Yesu Kristo bukomeze kubana n'abaririmbyi ba Chorale Bethel yose mu izina rya Kristo umwana n'umukiza wacu. Amen.